kuba mwaje kudushyigikira byatweretse ko mudukunda cyane kandi ko dufite n'inshuti. Kubona ababyeyi bacu baje, bashiki bacu, inshuti zacu, ni ibintu bikomeye cyane twishimiye. Nagira rero mbasangize ku rugero rwanjye ni umukobwa n'umugore wanjye. Umugore wanjye igihe nkora muri hoteli yansanze muri hoteli urumva ari 2021 yansanze muri hoteli aje muri stage ngenda umukozi tukajya tuganira nkamubwira kora iki baca hano bagira gute kumwakira neza kumwakira neza. Stage irarangira asubira ku ishuri arongera agaruka abwira arangira arongera asubira ku ishuri ariko ansanga muri ka kazi. Wajyana Imana yabikoraga kuko hari abantu benshi bibimaga stage ariko ko yazaga stage barayimuhaga akaza akahansanga n'ibisanzwe n'umuyobora kuntu agomba kugenda nyine nk'umuntu utabizi birumvikana. Ubwo nibwo naje gutera nawe mubwira ko mukunda arambwira ati urambeshya ntabwo bishoboka. Abanza kubyanga bari bakiba hariya muri Mpyisi. Ndibuka ko najyaga namuherekeza ariko akanga ko menya iwabo. Ndavuga rero ntabwo nzajya guherekeza umuntu ashaka kunyereka iwabo. Ntabwo naherekeza mu muhanda ngo ngende ngaruke nageze mu rugo umenye aho ataha menye ko yarageze mu rugo. Aho ngaho ako yaranze kumbwira akankunda. Muri urwo rugendo rwose nibwo naje kugera mu rugo. Akongera mu rugo batakiba mu Mpyisi barimutse bari mu Bugarama. Nibwo naje kugenda n'umurage ubwa mbere nigiri batsinda yarahandangiye ndarenga n'ikibatsinda akambwira ati ndi ku gasoko nkabwi nanjye niho mpagaze ariko gasoko ka Bugarama ngende kukibatsinda turaburana. Twaje kubonana nyuma. Urwo ni urugendo rwo kuntu twagiye dukundana aho ngara ataranyemera ko ankunda. Ubwo bibaye aho ngaho umukobwa aza kurangiza amashuri nibwo naramuherekeje nabwo atarambwira ko ankunda. Nyuma nibwo naje kongera kubimwibutsa arambwira ati ndagukunda. Ndagukunda ati kuko ntabwo ibintu byose mbona ugenda umfasha kumerekeza aho ndi ukaba uhari inama ungira mbona nta kibi cyawe. Ati nubwo bavuga ati ko abantu muri hoteli muri babi yarabimbwiye abantu muri hoteli muri babi. Ndamubwira ntabwo ariko bose bameze ako bitewe n'igihe twari tumaranye no kumenyanaga mbona yaje kubona ko nari muri abo ngabo. Nibwo twahise dufata umwanzuro wo gukundana mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu dukundana tubona hari ikintu byavamo nabyo tubiganira tubyemeranyije. Rero niwo munsi uyu nguyu twavuze ngo reka tubyereke n'ababyeyi iby'urukundo rwacu twavuyemo. Mwakoze mbashimiye mwese kuri uyu munsi kuba mwaje kudushyigikira. Nanjye ndishimye kubw'uyu munsi ntabwo nari nzi ko uzaba mu buzima bwanjye ariko nyine birabaye. Hanyuma nyine ntatinze mu magambo menshi byinshi yabivuze ni urugendo rurerure hagiye habamo imitego myinshi nyine nkabona ntibiri gukunda yego nyine nk'uko yabivuze nkabihakana nyine nkabona ntabwo byakunda ariko nyuma nyine kubera umugambi w'Imana biza gukunda bigera kuri uyu munsi. Urugendo rw'imyaka ine wenda nuko atabivuze cyane ariko n'imyaka ine dukundana harabaye byinshi cyane ariko ndashima Imana ko bigeze kuri uyu munsi.
ahubwo wageze ku rwego rwo guhabwa akazi agomba kuba afite iyo mpamyabushobozi. Namwe rero ibindi mwarabishoje turabisubiramo gusa, ariko cyane cyane uyu munsi tuba tuje kubabwira inshingano mugiye kugira. Mu kanya gato ya mu minota mike rwose ni mubyemera, muraba mwabaye abagabo bamwe, abandi muraba mwabaye abagore. Abo bantu rero bahinduye irangamimerere bakagira ayo mazina batari bafite, ibyo guhindura irangamimerere bihita biguha inshingano utari ufite, ariko bihita bigira n'ibyo bikubuza wari usanzwe ukora bitari ikibazo. Viateur rwose, Viateur ninde? Uri mukuru, ndaguha urugero ruto cyane urarwumva. Uri umuntu ufite imyaka y'ubukuru kwemerera kujya iyo ushaka, ukarara iyo ushaka, ugakora ibyo ushaka, ipfa kubahiriza amategeko. Ariko n'ubu umugabo wa Yvette, amategeko araza gusaba kuzajya ugira iyo ujya wabanje kubwira Yvette, ukamusezera ukamubwira iyo ugiye n'icyo ugiye gukora n'igihe uzagarukira. Rimwe na rimwe Yvette akakuvuguruza bigakunda. Ugiye gukora amasezerano yo kwemera kuvuguruzwa na Yvette, Yvette nawe ugiye gukora amasezerano yo kwemera kuvuguruzwa na Viateur, rimwe na rimwe, ntabwo ari buri gihe. Nanone nawe navuga ngo agiye kwiga cyangwa agiye gukorera igihugu hanze, nuko avuga ngo umwanditsi w'irangamimerere avuze ngo ugiye kumuvuguruza ngo urabyanze. Oya, hari ibyo nawe utakwanga, ariko hari n'ibyo wakwanga. Urwo ni urugero ruto nari mbahaye. Hari n'ibindi byinshi muzagenda mumenya, ariko shaka kubasobanura ko mugiye kugira inshingano ziyongera ku buzima mu buzima bwanyu mu byo musanzwe mukora, ariko mugiye kugira n'ibyo mubuzwa mwari musanzwe mukora bitari ikibazo, ariko iyo wabaye umugabo cyangwa wabaye umugore biba bitakyemewe. Turasoza rero tubagira inama y'ibyo mugomba kwirinda kugira ngo mwubahirize amasezerano mwihitiyemo. Icya mbere, itegeko rivuga ko ushyingiranwe bukorwa hagati y'umugabo n'umugore. Amategeko y'u Rwanda ashyingirwa umukobwa n'umuhungu, bagashyingiranwa ku bushake bwabo, bagashyingirirwa mu butegetsi bwite bwa leta ku mugaragaro. Uvuga ngo imiryango ikinguye hariya, umunyamakuru ukeneye gutara inkuru akayitara, ukeneye kuyitangaza akayitangaza, byose bibera ku mugaragaro. Mukaba mukwije nibura imyaka 21 y'amavuko, cyangwa mwa mutarayikwiza murengeje 18 mukabanza kubisabira uburenganzira umwanditsi w'irangamimerere yo ku rwego rw'akarere. Tugomba kubaranga, twarabikoze kugira ngo niba hari ufite amakuru ko bifuza gushyingirwa, hari impamvu itangwa n'iteko yatuma badashyingirwa, ubifitemo inyungu yabitubwira. Iteko riteganya iminsi 20, twarabikoze nta wabitubwiye. Mugomba kuba mudafitanye amasano ya bugufi. Iteko rivuga ko nibura abashobora kwemerera gushyingiranwa na abafitanye amasano mu buryo buziguye, kandi nabwo bayafitanye igisanira cya karindwi. Mutsinzi rero ugomba kumenya ko Yvette atari nyogosenge, atari mwishwa wawe, atari mubyara wawe, n'ibindi n'ibindi. Mugomba kuba nta n'amasezerano yo gushyingiranwa mufitanye n'abandi bantu agifite agaciro. Itegeko rivuga ko hashyingiranwa umugabo umwe n'umugore umwe. Uramutse rero ugiye gushyingirwa ufite andi masezerano, waba ugiye kugira abagabo cyangwa abagore benshi kandi amategeko atabyemera. Itegeko rivuga ko hashyingirwa umugabo umwe n'umugore umwe. Ikindi ni ubushake nyine nabikomojeho. Itegeko rivuga ko hashyingiranwa umukobwa n'umuhungu ku bushake bwabo. Ubushake bwanyu bwagaragariye mu kubisaba, byagaragariye mu kuza mubyiteguriye mwizanye. Buriya n'abari kuza amasaha yarenze twumvikanye nabo, buriya reka tubababarire, bashobora kuba bahuye n'imodoka imwe ikitambika bakabura, kandi nta mugeni waza yiruka n'amaguru. Ariko ubushake ndi kububona. Simwe mwizanye se? Simwe mwatwandikiye mu bisaba? Abantu mwaherekeje abageni mutazi niba barabisabye, nibo babisabye, dufite inyandiko zabo hano. Nta nubwo babisaba mu magambo gusa kugira ngo ejo atazatubwira ngo ntabwo ari wabivuze. Oya, turamubwira ngo gihari wandike, kandi ubu none ikoranabuhanga ajya kwiremba akandika, natwe tukabibika biraha. Niyo mpamvu turi guhamagara amazina ahangaha tutanaziranye. Twayakuye mu nyandiko mwaduhaye, n'ibyangombwa byanyu byose turabifite. Bivuze rero ko ari mwe mwabyisabiye. Ni nacyo itegeko riteganya, hashyingiranwa ababishaka.
nta muntu ushobora gushyingiranwa n'undi utabishaka. Ibyo byose rero mwarabyubahirije, nta mpamvu yo ko tubitindaho, ahubwo uyu mwanya uba ari umwanya wo kubabwira inshingano mugiye kugira. Kandi nazo ntabwo muri abana, nta mwana ushingirwa, hashingirwa abantu bakuru. Itegeko riteganya imyaka y'ubukure, nayibasobanuriye, niyo muba mwemerewe gushyingirwa mufite. Bivuze rero ko nta mwana ushingirwa. Amakuru rero y'imiryango muba muyafite. Aho mwahuriye abantu bose ntibari bahari. Ndabona abantu bakuru hano babaherekeje, barimo inshuti zanyu, barimo ababyeyi banyu, barimo abavandimwe, barimo abantu benshi mufitanye amasano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bashobora kuba batari bafite amakuru ko nako bashobora kuba badafite amakuru igihe ibiganiro byatangiriye, kubera ko ibi ni ibiganiro bya wenda Jean Claude na Rosie, naho bahuriye nibo bahazi uburyo ibiganiro ryatangiye bigatanga umusaruro wo kuvamo umushinga w'ubukwe, nibo babizi, kugeza bigeze kuri uyu munsi nibo babizi. Bivuze rero ko amahirwe menshi yo gutuma aya masezerano azagira agaciro akanaramba agatanga n'umusaruro twese tukeneyemo bigomba kuva cyane cyane mu ibanga ry'abo bantu babiri baza aho bahuriye bonyine. Abandi dushobora kuvuga iby'amategeko ateganya, abandi pasiteri bashobora kuzasoma imirongo myiza ya Bibiliya, basaza bazi gusaba no gukwa no gusabwa babivuga neza cyane mu muco wa Kinyarwanda mwiza. Ariko ibyo byose ni byiza nabyo igiteranyo cyabyo, ariko igikomeye cyane muri ibi ni ibanga riri hagati y'umukobwa n'umuhungu bagiye kuba umugabo n'umugore mu kanya, aho bahuriye, icyatumye babyumvikana. Icyo nicyo kigomba kuvamo ikizabaherekeza no mu buzima bagiye kujyanamo. Niyo mpamvu nkunze kubwira abageni ngo si ngombwa gutinda cyane tubabwira, ahubwo tugomba kwibutsa ko ibingibi ari amahitamo yanyu, tukababwira inshingano mugiye kwihitiramo, tukababwira ingaruka zitari nziza zishobora kuboneka mu gihe abahisemo amasezerano batayubahirije neza. Inshingano rero mugiye kugira ni izihe? Iya mbere, umugabo n'umugore barabana, mugiye gukora amasezerano yo kubana. Kubana ni itegeko, mu byo mugiye kurahirira no gushyiraho umukono mugiye kurahira ko mugiye kubana, kandi igihe cyose. Ntabwo ari ukubana igihe kimwe mu kindi umwe abadahari cyangwa umwe abari ahandi. Mugiye kubana igihe cyose, mugiye kubana mu rugo rumwe, mugiye kubana mu nzu imwe, mugiye kujya inama, mugiye gufatanya, mugiye gufashanya, mugiye gukorera hamwe ibijyanye n'umuryango, mugiye kubana mu buzima buri ku urwo rwego. Imibanire y'umugabo n'umugore ntabwo ari imibanire nk'imibanire ushobora kuba ufitanye n'abandi bantu mwiganye cyangwa mukorana cyangwa mubana mu isibo no mu mudugudu cyangwa musengana cyangwa oya mukorana siporo cyangwa muri abafana b'ikipe runaka. Oya, ntabwo ari iyo mibanire. Imibanire y'umugabo n'umugore ni imibanire irenze indi mibanire yose ibaho. Abantu bagomba kubana mu rugo, bakajya inama, bagafashanya. Nta n'umwe wemerewe kugira icyo yakora mugenzi we atabizi cyangwa atabishaka. Mufite inshingano yo kubana mu buryo iteko riteganya ndetse n'umuco. Mugiye kugira amahirwe yo kubyara. Iteko rivuga ko iyo mwagize amahirwe mukabyara, muba mufite inshingano yo kurera. Kurera abana ni inshingano y'abababyaye. Abana ubundi ni abanyina na se. Ni ukuvuga ngo ababyeyi ni nyina na se nyine, nibo bafite inshingano yo kumurera cyangwa yo kubarera. Bizaterwa n'abo muzamwabyaye, abo mushoboye kurera. Abana muzabyara muzabarere, kandi muzabarere mubatoza umuco nyarwanda. Muzabarere mubatoza umuco w'igihugu cyababyaye. Muri abanyarwanda mugiye kubyara abana b'abanyarwanda, muzabatoza umuco nyarwanda, ariko muzabahe n'ibindi by'ingenzi byose bishobora kugira icyo bibafasha bizima. Abana bavuka bafite uburenganzira bwo kurerwa n'abababyaye, hanyuma namwe mukaba mufite inshingano yo kubarera. Amahirwe kandi iyo byakunze ntabwo bitinda, nta nubwo bihendutse ku buryo mwavuga ngo mutangiye kubyitegura ubu ngo mwazindutse. Abakuru bari hano babizi, bazi ko bidahendutse, ariko namwe muri bakuru murabizi ko bidahendutse. Kandi ntabwo bikenera gusa konte zizigamiye, harimo akazi kenshi
kabategereje ko kugira ngo muzagire abantu bazima murera mu burere buzima bwo kuzabona ari abantu bafite icyo bazimarira bazamarira n'igihugu. Ibyo kandi bizaturuka ku burere mwabahaye. Amahitamo yo gucunga umutungo wabo mu buryo bune butangwa n'itegeko, bagahitamo uburyo bumwe. Iyo muhitse mu buryo bumwe mwumvikanyeho, mwumvikanye ko nabyo mubirahiriye mu bishyireho n'umukono, bibaye inshingano zanyu kubyubahiriza. Ntabwo biba bikemewe ko Jacques yafata icyemezo ku bijyanye n'imicungire y'umutungo ku buryo butandukanye n'ubwo yumvikanye na auxiliatrice. Iteko rivuga ko iyo mwakoze amasezerano y'ubukingiranywe mugahitamo imicungire y'umutungo, ubwo buryo nibwo mugomba kubahiriza. Keretse gusa mushoboye kuba mwabihindura, icyo gihe nyuma mubana mushoboye iteko ribemerera kuba mwabihindura, mukajya imbere y'umucamanza mugasaba ko abihindura. Ariko nabwo ubwo muhitamo ubundi buryo. Hari uburyo bumwe mwahisemo, ubwo hari hasigaye butatu, musubirayo mukamubwira ko mushaka guhitamo ubundi buryo muri ubwo butatu busigaye, nabyo n'ubundi mubyubahiriza mwembi. Ubwo buryo rero ngiye kubabwira kugira ngo nabyo mwumve ko ari inshingano. Ubwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, bivuze ngo ni ukuvanga imitungo yose ariyo mufite. Abantu barimo kuturogoya baraha, murimo kutubangamira, batubwire ko bari kutubangamira abo bantu. Uburyo bwa mbere bwitwa ivangamutungo rusange, nuko mwumvikanye ko mugiye kuvanga ibyo mutunze n'ibyo muzabona. Abageni bonyine no bemeranywa kuvanga ibyo batarabona. Ubuse uravanga ibyo utarabona? Ariko iteko rirabiteganya. Ibyo mutarabona mukavuga ngo ni mubibona. Imyenda mutarafata mukumvikana ko ni muyifata muzayishyura mwembi. Ibya none bihari bifatika n'ibyejo bizaza muzabona, mwumvikanye ko muzabisangira byose. Ariko mwumvikanye ko n'ibyo mufite by'imyenda hano uyu munsi, ibyo mufitiye abandi ibigo by'imari cyangwa abandi bantu babagira icyizere bakabaguriza, ibyo nabyo muzabyishyura mufatanyije. Bivuze ngo n'uburenganzira bwo gusangira uwo mutungo n'inshingano zo gukemura ibibazo bijyanye n'imitungo. Uburyo bwa kabiri bwitwa ivangamutungo wo muhahano, mwumvikanye ko muzavanga ibyo muzabona nyuma yo gushyingirwa, ibyo muzahaha mumaze gushyingirwa. Ariko ibya mbere bibanziriza amasezerano biba bitavanze. Abahisemo ubwo buryo bajya kwa noteri iminsi 7 mbere yuko baza gushyingirwa, mugakora ibarura ry'imitungo, mukagaragaza imitungo mufite, mukagaragaza imyenda mufite, mukabyandika. Iyo nyandiko mukayishyikiriza ubwanditsi bw'irangamimerere kugira ngo hatazabura urujijo rwo kwitiranya ibya mbere n'ibya nyuma kandi bimwe bivanze ibindi bitavanze. Uburyo bwa gatatu bwitwa ivanguramutungo risesuye. Icyo gihe mwumvikanye ko mugiye kuba umugabo n'umugore ariko mudasangiye imitungo kandi amategeko arabyemera. Ntabwo ari ngombwa ko musangira imitungo n'umwe mwashingiwe. Iteko ryemera ko umugabo n'umugore bashobora kuba umugabo n'umugore badasangiye imitungo. Bamusigaranye gusa inshingano yo gutunga urugo, umwe afata mu byo afite undi mu byo afite, mugahuriza hamwe mugatunga urugo, ariko buri wese afite ibye. Iteko riteganya ubundi buryo bwa kane. Iteko rivana ubundi buryo nandi mahitamo ababifuza gukora amasezerano bumvikana, bimwe wenda bakaba babivanga, ibindi ntibabivange, bimwe bakabivanga wenda igice cyangwa ubwoko bumwe bakabuvanga bw'imitungo, ubundi ntibabuvange. Izo ni ingero ndi kubaha ku buryo utamenya uko bimeze. Ariko ikireba nako umwanditsi w'irangamira atamenye uko mwabihisemo cyangwa n'undi atabimenya, ariko nimwe muhitamo mwenyine uburyo mwafata icyemezo bwo gucunga umutungo mudashingiye ngo n'uburyo bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Ubwo buryo bwose ko ari bune rero ni bwiza, ahubwo icyo muba mugomba gukora nuko umugabo n'umugore cyangwa umukobwa n'umuhungu bagiye kuba umugabo n'umugore bagomba kumvikana uburyo bumwe bagiye gucungamo umutungo wabo, bikaba ari inshingano zabo bombi. Niyo mpamvu ngira ngo nongere mbasubize umwanya nubwo nzi ko twabiganiriye, nongere mbwire Yvette na Viateur, simwebwe mukora inama yanyu mwembi gusa, muganire mwibukiranye hagati y'ivangamutungo rusange, ivangamutungo wo muhahano, ivanguramutungo risesuye n'ubundi buryo. Ntimwabisobanukiwe? Yvette turimo kureba abandi hariya kandi uwo mugabo ari wakuzanya hano. Abantu bari ibumoso bihorera, reba uwo mugabo ngaye ni muganire Yvette.
ntabwo murabona abantu bapfuye imitungo viate nta nubwo wabonye no muri filime documentaire basi biriya nawe bishobora gushikira uramutse utitwaye neza ntubisuzugure ngo ubone ngo nibyo abandi reka nimuganire ive mutuje rwose nimwe watuzanye hano bari he twari twababuze ngani mu biganiriro zi nimumbwire ko mwaje mwabiganiriye niyo ngira na Aime Gentil ngani muganire rawe Evergiste na Liliane reba umugabo muvugana Alice kure avuga ngo iyo mwashingiwe mu mugiye kubana igihe cyose ariko cyo ni igihe mubanye neza ni igihe buri wese yobahereje amasezerano yagiranye na mugenzi we ariko iyo urahiye hano ugashyira no mukono ku masezerano wava hanga kujya gukora ibinyuranye n'ibyo wiyemeje ntabwo icyo gihe wajya gucira uwo mwashyingiranywe imigani ngo niko zubakwa ngo zirara zishyangwa mu gitondo ngo zikazima use wakora amasezerano yo kurara ushyangwa mu gitondo bakuzimye noneho ngo niho ugira umuryango wabishobora Lilia ibyo biro wabikura he byo kurara ushya imodoka yo kuzimya ikazaboneka nk'ejo mu gitondo ntabwo ari byo buri wese agomba kumenya ngo mugenzi we bari kumwe kubera yakoze amahitamo meza nta muntu wavuga ngo reka ikore mu mahitamo mabi mu buzima duhura n'ibyo tudashaka ariko nta washaka guhura n'ibyo adashaka ntibishoboka buri wese rero amenye ko ubuzima ashaka kubamo bwiza aribwo agomba kwifuriza n'undi nawe bashyingiranwe kubamo iyo byirengagije havamo ingaruka kandi iteko ryateganyije ibihano ndetse riteganya ko bidashobora kuba ibihano bisanzwe gusa hashobora kuzamo n'ibihano byo kubatanya kugira ngo ntibizababahe muzirinde ibi bikurikira muzirinde guta urugo ni ukuva mu rugo ukagira amezi 12 akurikirana nta mpamvu yakujyanye Evergiste ubu kuzinduka no kugenda kugira iyo ujya usezera Liliane umubwire iyo ugiye n'igihe uzagarukira nta byanga wihangana ugira ibyo uhindura kuko ugiye gukora amasezerano yo kuvuguruzwa nawe ibintu byo kuvuga ngo wowe ngo sikumeze ngo ujye uvuga rimwe gusa uzavuga kenshi uvuge nijoro uvuge mu gitondo uvuge ukwezi kurangire imyaka 10 irangi uzahora uvuga ibintu byo kuvuga ngo uvuga rimwe gusa vuga rimwe sibyo nibiki iyo ubikenera rero yo kuzajya uvuga rimwe ntabwo ari kujya gushyingiranwa n'umuntu amasezerano ugiye gukora nayo kuvuga ngo Liliane azajya avuga ngo ibyo waruvuze byari byiza ariko tubihindure mugiye kujya mu buzima bwo gufata ibyemezo mwembi utangira kumva ko waba urgiye mu karengane ntabwo ari byo uturugo no kuva mu rukagira amezi 12 akurikirana nta mpamvu yagukuyemo iyo uwo mwashyingiranywe bimubangamiye afite uburenganzira bwo gusaba umucamanza kubatanya muzabyirinde ingeso y'ubusambanyi nayo muzayirinde n'impamvu yatuma mutandukana ihohotera rishingiye ku gitsina ni impamvu nayo yabatanya ihohotera ari n'iryo ryo ryose rikorewe umubiri abagore muri ahantu muzakubita abagabo imibiri y'abagabo si yo gukubita mukabahohotera ku mibiri yabo abagabo nabo ntimuzakubita abagore ntabwo byemewe ni ibyaha bishobora kuvamo ibihano byo kubatanya ihohotera rishingiye ku mitekerereze rishingiye ku mutungo irikorewe abana ibi byose ni ibyaha byatuma mutandukana kudatanga ibitungo urugo nayo ni impamvu yabatanya kuko urugo n'urw'umugabo n'umugore mugomba kuruhahira mwembi ntawe ugomba kwirengagiza kutabana mu karenza amezi 6 kandi mwashingiwe teka ubundi rivuga ko nimushingirwa muvuye kurahira muvuye gushyira umukono ku masezerano mwabaye abagabo n'abagore mutegetswe kujya kubana mutabana uyu munsi mukabana undi munsi ariko ntimwemere kurenza amezi 6 muyarengeje ubangamiwe nabyo cyese hari impamvu ubangamiwe nabyo afite uburenganzira bwo gusaba umucamanza kubatanya agasesa ayo masezerano hari guhamwa n'igihano cy'icyaha gisebeje iyo cyahamye umwe mu bashyingiranywe mugenzi we afite uburenganzira bwo gusaba umucamanza kumutanya n'uwo muntu kubera ko agaragaraho ibyaha bisebeje akaba atakwihangana gukomeza kwitwa umugore cyangwa umugabo w'uwo muntu teko rirabyemera kutabana mu karenza imyaka 2 mushobora ibibazo mugafata icyemezo cyo kuba buri wese agiye mu rugo rwe cyangwa mu cyumba cye ku bushake mugafata icyo cyemezo mwabyumvikanya iyi myaka irenza ari 2 mutarongera ngo mwisubireho mwongere mu bane iteko ryemera rubangamiwe kuba yasaba umucamanza kubatanya nabyo muzabyirinde
ikindi teko rivuga ngo nini impamvu yose ibangamiye uwo mwashyingiranywe ishobora kumushyira mu buzima bubi ku buryo yumva atabyihanganira agasaba umucamanza kubatanya. Indi myitwarire mibi yose harimo ibyaha, harimo amakosa bishobora gutuma nabyo mutandukana. Ibyo kandi ni ibintu binini umuntu ubana n'undi mu buzima bwa buri munsi kandi bwose. Ni uguharanira yo gushaka uburyo bwo kubyitwaramo neza kugira ngo hatagira uzabangamira undi. Ibyo byose rero muzabyirinde. Kimwe kirahagije kugira ngo mutandukane, kimwe kirahagije kugira ngo umwe asabe umucamanza guhanisha mugenzi we igihano cyo kubatanya n'ibindi. Urupfu iyo rubaye narwo wenda kurwirinda igihe cyose byo ntibyapfa gushoboka. Iyo rubaye umwe akitaba Imana, usigaye abafite uburenganzira bwo gukorana amasezerano n'undi muntu, kubera ko amasezerano y'ubushyingiranywe agira agaciro iyo impande zombi ziriho. Ariko iyo ugize ibyago nyine uwo mwashyingiranywe akitaba Imana, ubwo amasezerano nta gaciro aba agifite. Ariko ibindi byose mushobora kubyirinda, muzanabyirinde. Harimo ibyaha, harimo amakosa, harimo n'irangingo ivuga ngo n'ibindi byose wakora. Ni ingingo ikomeye cyane ikubiyemo ibintu byinshi, ikomeye mu buzima bw'abantu babiri babana, basangiye ubuzima bwiza, basangiye rimwe na rimwe ibibazo byavutse kuko turi mu isi igira ibibazo. Ibi byose mugomba kumenya ko mubyitwaramo kugira ngo mukomeze mubane neza, kuko niyo masezerano mugiye gukorana. Nagira ngo nsoze mbibutse ko aya mahitamo mugiye gukora ni uburenganzira bwanyu, ariko n'inshingano zanyu gushyira mu bikorwa aya masezerano. Kwirengagiza rero gushyira mu bikorwa aya masezerano nk'uko mwabyiyemereye, hamwe no gukora amakosa. Hari naho bamwe babyirengagiza bakora ibyaha. Ibi byose muzabyirinde. Muzirikane ko imiryango mugiye kubaka ni imiryango ishingiye ku mahitamo yanyu. Hari amategeko, hari amahitamo. Ibi byose mugomba kubyubahiriza. Dufite umuco muzi mwubaha, mugomba guha agaciro. Mugomba kumenya ko iyi miryango ni imiryango yanyu nibyo, ariko ni imiryango y'igihugu, ni imiryango y'indi miryango iri hano. Muzagacira imiryango yanyu bitagarukiye kuri imwe gusa. Muzirikane ko hari n'abandi bashamikiye kuri mwe. Mugiye kubyara, mugiye kugira abana, mugiye kugira abazishimira kwitwa ababyeyi babo kubera imyitwarire yabo. Muzaharanire kugira imiryango yishoboye mu buzima bwo kwikemura ibibazo. Mureke kuzajya muhamagara abamarene n'abapare buri gihe. Liliane, ntukazajya uhamagara amarene nabo bafite ibibazo. Inzira burya ngo ntibwire umugenzi. Niba adafite ibibazo byinshi se ubwo n'ibya essence nabyo ntabyo afite. Basi tuvuge ko ibindi we byakemutse, ariko ibya essence bimuna tubihuriraho twese hariya. Uyimugora rero ushobora kumuhamagara agasanga ibintu uri kumubwira ari ibintu biraho biciriritse, kavuga ati ngo ari kunzana ubutetse kandi ibibazo byakomeye hano. Ariko ibisubizo bizima bishobora no kuramba ni ibisubizo abantu bishakiye bonyine. Niyo mpamvu nahereye ahantu mbabwira ngo mwahuriye mwe muhazi. Muzizera abantu mubagisha inama, ariko muziyizere cyane kurusha kwizera abandi. Bizabafasha kurusha abandi, cyangwa namwe muzabo kwizerwa namwe mufasha abandi. Mureke kuzaya imiryango yo kuzajya ijya mu matangazo nyuma y'inama y'umuganda, mubahamagare na Virgile na Liliane nabo ngo baze bagane ku bibazo byabo. Nyuma y'inama y'umuganda koko mwaretse bakavuga ibizana n'abatarishyura mituweli. Kuko imiryango nyine iri ku rwego rudahamagarwa aho ngaho. Tubifurije kuzagira imiryango myiza, muzagira imiryango y'amahoro, muzabyare, mugire abana, mugire ubukire, muzagere ku byiza mwifuza. Murakoze cyane, mugire ibirori byiza. Njyewe Mutsinzi Viateur maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye n'agahato ko wowe Imana ishimwe Yvette umbera umugore. Amategeko ya umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi uko dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Jyewe Imana ishimwe Yvette maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mutsinzi Viateur umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Rugabirwa Deo umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano ya Mutsinzi Viateur na Imana ishimwe Yvette bagiranye ibirange mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Mutsinzi Viateur na Imana ishimwe Yvette Florence bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Hashize imyaka myinshi. Ndashimana rero yampaye umukwe. Yaje kumbwira ngo hari ubukwe. Umunsi rero. Ndashimira, reka mushimire kuko yambaye hafi. Amashini mundo haleluya. Tutangiye kubona kubwo kumfasha turasenga nabo bigenda neza, ariko hari imitego inagendaga ntigwa kuko yasizeho kashi. Nta mwana w'umuntu rero wakwitabisha waba wiruhiriza uzaba kandi n'urugo rwabo ruzabaho, bazagira n'umugisha, ntimugire ubwoba. Ikindi ndashimira n'abanyamasengesho bagiye bafasha. Uyu murimo nawe ntabwo woroshye wo gusenga, ujya gusenga uri kuri byeriye n'umuribwe mwinshi, ngo bariya ni abasazi bataye umutwe, ariko ntabwo bataye umutwe, twicaye na hano kubera ku mbaraga z'amasengesho. Abo byagezeho muryoherwe. Rero nanone ndashimira abaturutse impande n'impande ni kure, bakaduha uyu mwanya, bakaza kumva hafi, bakatuba hafi, bakaza kudushyigikira. Hari n'abandi bazaza batabashiye kuza, hari nabo ntabashiye kugera kubera iyi mitego ya Satani, intego impanuka, Yvette atega impanuka, umukobwa nawe atega imitego, impanuka zikaba, ariko turahari, tuzaba. Rero Imana ibamugisha. No mwanya turakomeza izindi gahunda, no ku cyumweru bizagenda neza, ntimugire ubwo Imana irahari. Imana ibamugisha.